Action. Bita mugabo. Bite turabona bimeze bite nyine ni byiza. Umuntu w'umugabo arifata akicara inyuma y'urugi adafunze abanyerurugo bataraza. Akubwenge nawe urasetsa. Urumva umuntu wicara inyuma y'urugo banyerurugo badahari urumva atari umujura? Sikari byeda. Sikose ngari umujura. Urumujura sha. Akubwenge nawe urasetsa. Uyu muntu ntago namutinya nubwo yaba ari umujura. Unamufata nkamugira gutya. Ese ushatse kuvuga yuko ari umujura ufite imirire mibi? Bwenge nyine ntago mvuze yuko afite imirire mibi ariko ni umujura usebya abandi bajura. Ako mwabana mwigiye mwavugiye ubundi muzi icyo ndicyo. Sha mugabo uri icyo nasi. Bwenge wabona uyu muntu ari umuntu ukomeye, wabona ari perezida wa Amerika w'abasore utabizi. Ese yaba yateze iki ko mbona afite akavuyo? Wasanga yateze indege ari mu bitekerezo cyangwa se yateze indege yica mu ivumu. Umva mwabana mugabanya amagambo. Ndashaka kumenya umwana wo mu rugo umenya aho papa wiwe. Bwenge papa wasigaye arenze se. Nawe yagiye muri Amerika amenyana n'umuperezida. Ako neza volantitse. Nuko mningo yaba perezida wa koperative. Byaterwa na koperative yariyo. Ubwo se ushatse kuvuga iki? Nyine nshatse kuvuga ko yanayobora koperative y'ibidiya. Ibidiya? Ako none aba bana mbonya ubundi ibyo nababwiye ubu ngubu nicyo muri kusubiza. Hajye watubajije iki we? Vovo yatubajije iki? Yatubajije ngo uranywa iki? Yego patro, nywaga fanta ka orange. Umva mwabana mwanze kumbwira umwana ubahanuzi ko urugi naruca nkarujyana. Kubyemerewe se si we warushizeho. Ariko nawe uradukanze. Ngaho uruci rushije se rwa heka inzovu. Ariko nawe Bwenge akarushizemo ni kabi wamubwesuri. Sari bonsa we. Umva mwabana mureke kunira stress. Ibyo nababashije sibyo mwasubije. Ariko nanjye yamara umunsi umwe yahamara iminsi ibiri nzahaguma paka kugeza igihe azazira. Mwabimisha ariko n'ubundi nanjye ndahaguma ntabwo ntahava. Cyangwa Bwenge wabona papa wizanye umuzamu ucunga hano. Akaba aticaye inyuma y'igipangu se. Buriya ubwo ari ku manywa ubwo yaregeje. Anga ntabwo ari bo baregereza. Kwa Bwenge se yaregeze. Anga nibo baje kuregereza. Ariko mwabana ubu nta nubwo mwakihangana ibyo bintu mukajya kubivugira ku ruhande hariya. Nani so? Rikubwira nde muri twemwe? Rikubwira nde? Wa mwana kakagabo kari kubwira ndenda. Watwifatiye kwa wabonye Tapeyisi. Tapeyisi? Tapeyisi nayo waruzi? Nayo narenze. Va mugabo. Ako nta mugabo mbonye. Wowe urifata ukamenya ngo njye kubiganira hirya angari mu rugo rwanjye. Ni ku mushyitsi wanjye nani kamwe ngo tujye kubiganira hirya. Aha, ahubwo se wabyumvise ko kuvuga neza ahubwo mise mbyumva ko ari wowe ubahana. None papa we none yagiye hehe? Ndibwire wa mugabo uracitira ikipa. Namushakira iki? Nyine hari udufaranga nayo mfite twanashakaga kumuha nayo mufitiye. Ahubwo ubwo wenda wambwira ahantu hari pe. Wayamaye nkaza kuyamuha. Muyamuha? Erega nayo nashakaga kuyamwihera uzi ukuntu namukumbuye. Ariko mu ndange ntahari ntabwo mwaburamo akantu k'akabiswe. Sha Bwenge harimo akantu. Mama yarambwiye ngo utazi umurundi amurunda mu nzu. Rega nanjye nzi ubwenge. Ubuse papa ndashaka yuko bamushyiraho ibindi bintu n'ibyo afite birahagije. Umva rero wa mugabo papa ari hariya mu kabari hariya kwa Kazungu. Sibyo se sha navugaga. Nawe kanjye ndazana nawe mbazaniye twatubirisi twayo.
se njye nambwira papa ari ugase baba reka nkubaze twe twicariye mu nzu cyangwa hanze twiyicarire hanze. twicariye ubwo reka umbwire baba ubwo ni ideni murimo byabura Ese kundi bwe ni ideni murimo? gusa papa afite amadeni kandi ntabwo azi kuyishyura we ntabizi Neza agira akazi. kaye namubwiye ngo ajye mu kiyede wapi Umva waragowe. Ubwo se ubona ibyo kurya? sha ajya tubibona da nabwo ibi biba byaciyemo Shana uzaza ubura ibiryo byo kurya uzazuza mu rugo tugura ko nta gihe bibi. ndakumva bari gukomanga reka njya gufungura bashobora urufunguzo ngaho. Kuzuba kari hano hanze kameze ukuntu ahubwo meze neza naje kugusura mwana uzi ukuntu numva ndushya mbere kandi nicaye aje kunsura se njye namutume njye nagutumiye da kakini iziba ufite mwana Simu, wafanya ingine songa wafunze umutaka oh solution nanzibiriye ko nahageze kamugari na nawuze ngombwa none se ndi makuru Bwenge neza ameze neza nese none ubuyeda Shana ni njyanye yembe magumbiza tukanze musore Ariko mukundi kubona ivuta rikora akazi. vuta rya isisha niko nsamani nagapokanye yega gapokawe tapeyisi Ese mutangiye ni biki bibi Yoksha bwige nanjye amahita peyisi ya urayini sa amahita peyisi Umva mukota pesi ntayo yago ko yabonye bitavamo. shamuho twaguhaye akanya pe kenshi cyane ubwo se reka nkubaze wari uje gukora iki wari uvuye imiki cyakugenza Shana remvuye mu rugo siko nubwo hari bodi byandaje umve muravuze n'ikintu nanje kugusura ngo tube tuganira yenda amasaha y'icumi ndiri bugiye no kwira Noneho Bwenge hano niho baza guhereza kugira ngo ubwire. bikindi sinaguhamagaye sinagutumiye basi ngo uze tuganire ukumva icya gatatu reba abantu baza kureba Bwenge baza ngo abasinze kwa Bwenge abagize iki abashaka kuganira Bwenge byose ari Bwenge ego abatesha umutwe Bwenge abagize iki Bwenge Se Bwenge simbona barasimbuye tapende go buri muntu wese akozaho. ariko namwe nimutangire kubirakarira nuko mutangiye kumbwira Basha namwe mwere kurengera siko mutangiye kubirakariramo usike amagambo muri kumbwira ababaza umutima mama keretse uturutse ubwo se ugira umutima Sha Bwenge nimba ufite wabaye mukara cyangwa umuhondo. wabaye mukara cyangwa umuhondo aho gucumba umwotsi shabwe igihe mwanika tukaganira neza mukagabanya ayo magambo mva nkubwire muko umwuka iri wabishonda umukara nese Bwenge ushatse kuvuga iki Sha nawe urantse ashatse kuvuga ngo cabayinga. ngo ncabayinge uracabayinga uriye ingumi urushyi nkora iki da byari birimo
urya ingumi cyangwa urushyi hitamo ibiganiro bivuyemo kurwana. vuga sha vuga nimba ukubita ingumi cyangwa urushyi sha Bwenge utamukubita urushyi ugasigarana uruhusa ubibona se ikivu utarikora mva muko izi nzira yakozanye Suizi Chabahinga haguruka rimwe Chabahinga ndageze kuri gatatu muko Gireka tukaganira jana uguranyirukanye. ndakwirukanye Aha kanigende. nawe uzirukana Chabahinga twiganirire nawe uzirukana abandi kugana ko rata twiganire ibyacu ibiriya tubireke tukihorere twiganirire sha Bwenge zukuru kwishira ni heza ibintu byabaye sha reba ya filime twarengeje yari iryoshye ariko Jackie Chan zari nimba ari Jackie Chan hari harimo karate ku Bwenge tuzajya gusenga ku cyumweru hahandi bakariza basengera bagiye ko bizaba bishyushye tujye kujya kureba Hey, Bwenge bimeze bite se? papa fese koma nambaye books Uvuye mu gasiporo. na papa ni ndakagiye gukora siporo da karenze kutazikora Siporo sisubiza ko ziri. reka se buri kugabanya iki Gabanya iki? Ubona buri kintu gabanya. Bigarura ugiye umuntu aba ese papa waba ari mu kibu ari kugabanya igikoma abari kugabanya ahubwo ari amagufwa ye abari kugabanya ako si papa rikari ikintu kiba kinze muri ugubure kurya neza ngo uri kugabanya none gusa uri kugabanya iki ni nk'aho abari kwiyica n'ubundi aba yishyize mu kangarateri ariko uswe mwari ibintu bitazi. Mwebwe uzi uko biriya ngo ntawe ndi kugabanya iki? Reka kuba ukora siporo ntabwo bisaba kuba ubyibushye. Cyangwa siporo igatuma umuntu agira ubuzima bwiza. abandi bavuye muri siporo bagiye kurya ka mayonezi ariko se wowe si wanatetse imbabara twarazimanitse ako Bwenge papa warananze ubabona babana baba bafite ibinda binini bari gukora siporo akabakurikira ubu ubwo se mu nda ye harimo iki sha numvase Imiki se ntabwo arimo ibimeze nk'iby'abandi. Akabana reka mwe muri abaturage mwese mwamenye bya siporo. Hano babiviriye muri siporo rero murabona. Abuze Bwenge we. Umbaze. Akira amazi muri dushe nkareba. Reba uburyo nakwiyogera. Ibi byari. amazi si wayavoma rero n'umushitsi mvuye kumusabira rero gicenge kuvoma Yambwiye mama Deborah ari bigiye baragukopa. Niba ko ndabona ibya byanje. ako Bwenge papa wapfa n'ikindi ibintu byose no kwikopesha sha numvase ukuntu ateye ubu ntabwo bazamufunga we baba bafunga iki se ubu ngubu si uri kubona kameze nk'uwafunzwe sha nawe uransetse ahubwo se Bwenge wa muntu waje kumureba ubu ngubu si ideni amurimo Wende? Waje kundeba. Umuntu aje kundeba ameze ute? Ninde? Ateye utaresha ute? N'inzobe n'igikara. Umbwira ubu ninde aje kundeba? umva ari umuntu waje kukureba yenutsirakaye umva yarakaye wagira ngo yari amavubi Bwenge se none se uzi ukuntu ameze arananutse ameze ute da arananutse ni muremure ni igikara yari yanutse yanutse tukaba umva abubu ufite ibibazo wa mugabo afite gushakiraga yatubeshyaga ngo agiye kuguha amafaranga Ahaha. Iyo muri kuvuga nta magambo. Uwo muntu sinjye akora cyo dufitanye n'uwo muntu sinacaza. Uzi se? Uwo muntu namwe muremure nyine w'igikara. Uriya rero twareganye.
uriya twariganye ubu yaje abarizana mbo disi yesu we yagiye yese uriya mugabo disi uriya n'umushuti wanjye wuzuriya umushuti wanjye rwose ariko none uko yakosha antuye kuba nakama agarutse ahubwo wamubwira ngo nta kintu mfite sibyo kubera ko n'ubundi nyine urabizi ko nta kintu mfite byagorana umuntu agusimura mwiganye twashize imyaka 12 nta n'ikintu mfite ahubwo nyine urumva agarutse wambwira ko ntaraza nyine urumva rero twarikaye nta kibazo urumva papa si nk'inyuma yawe da Bwenge wafunze nafunze ariko Bwenge papa wabaye igisikasize igipangu we ariko papa wanjye gideni koko wabona ari byo ryamubyaye